ararutse inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye. Abenshi kenshi baribaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye, baribaza ngo kubera iki urupfu rubaho, ese kuki Imana yaduhisha ibintu byinshi ikaduhisha ukubaho kwa muntu ndetse n'iherezo rye. Ese turibaza ngo muri showbiz nyarwanda kuki abantu bayigeramo benshi bakagenda bahura n'ibibazo n'ibisitaza bigiye bitandukanye. Uyu munsi wa none tugiye kuganira ku nkuru y'incamugongo. Ni inkuru y'agahinda, ni inkuru ibabaje, ni inkuru itabashije kuba yakakirwa na buri umwe wese. Ni inkuru y'umuhanzikazi wari wamamaye vuba uririmba indirimbo za gospel, Gogo. Gogo akaba yitabye Imana. Abenshi bakaba bakomeje kwibaza, ese Gogo yaba yazize iki? Kurikirana nanjye uramenya icyo yazize nyirizina. Ibi byose byatangiye ubwo Gogo yajyaga muri Uganda. Ese kubera iki abahanzi benshi bagiye batandukana? Uyu nguyu aje akurikira umuntu bitaga Dore Imbogo nawe yaje ari umuhanzi utunguranye, umuhanzi waririmbye ndetse akamamara mu Rwanda hose n'ahandi hagiye hatandukanye. Ariko nyuma y'iminsi mikeya bari bamwivuganye. Ese turibaza muri showbiz nyarwanda ni ibiki biri kuvugwamo, ni ibiki biri kuzamo, ni ibiki biri kugaragaramo? Ese biterwa n'ishyari cyangwa biterwa n'uko benshi batabasha kuba bakora ngo babashe kuba batunga imiryango yabo, cyangwa se bakavuga ati umuntu agiye kuza akadufatane kandi twe twakoze imyaka magana n'amagana? Gogo wavukiye mu karere ka Rwamagana, akaba ari naho yabaga ubwo yazamukaga mu buryo butunguranye abaye umuhanzi. Ngira ngo iyo tuvuze ngo Gogo twumva rwose Thank You Jesus n'izindi ndirimbo yagiye akora, ariko sahizi akaba atagihumeka umwuka w'abazima. Nyuma yo kujya hariya mu gihugu cya Uganda aho yaragiye gukora igitaramo, bikekwa yuko hari ibyo atumvikanyeho na ba manager biwe, kuko yari atangiye kujya kwamamariza uruganda rukora amavuta hariya mu gihugu cya Uganda. Nyuma yaho nibwo byatangiye guhwihwiswa ko Gogo atamerewe neza, ariko agikata mu gihugu cya Uganda yaje guhura n'umuhanzi akaba n'umunyamakuru Yago Pundati. Mu guhura byagaragaye ko hari akavidewo kagaragaye Gogo ari gusengera Yago. Tukibaza, ese kuki Gogo yagiye mu gihugu cya Uganda agataha ari umurambo? Ntitwavuga yuko wenda yaba yararozwe cyangwa se yaraterejwe n'ibindi bintu bishobora kuba byamuvanye mu buzima, kuko ni gute umuntu arwara agapfa, cyangwa se ni gute umuntu abaho agapfa atarwaye cyangwa se bitamubayeho ikibazo kirekire? Ese kuki bikunze gutungurana mu bahanzi bazamutse vuba? Ese koko kuba Gogo yitabye Imana byatewe n'uko yapfuye yarozwe, cyangwa se hari ibindi biba bibyihishe inyuma? Ibi byose twaje turasesengura tubabwira uko ibintu bimeze. Ese byaba biri inyuma y'abamanager biwe baba batarabyumvikanyeho bikaba byaragenze ukundi kuntu? Ese byaba biri inyuma y'uko mu muziki nyarwanda iyo utangiye gutera imbere abantu baguhiga, ishyari rikaba ryinshi ndetse bakaba bagambiriye kuba baguhitana? Ese turibaza kuki Dore Imbogo nawe yapfuye hakaba hakurikiyeho umuntu bita Gogo nawe akaba yitabye Imana? Ese nyuma yaho ninde uzaza? Imana imwakire mu bayo kandi ikomeze imuhe iruhuko ridashira. Ku bakunzi be Imana ibahe kwihangana, umuryango wiwe Imana ikomeze ibahe kwihangana. Rest in peace kuri Gogo.
kora subscribe niba ari ubwa mbere wumvishe iki kiganiro cyangwa se ino nkuru niba uyumvishe, kora subscribe. urupfu nirwadutandukanya nawe tuzarusha